Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikira ushima nyagasane utameze neza ariko none ihangane n'ubuzima n'ikisi idutwara tuba mu bihe byiza n'ibibi ihangane wogeraniwe n'ibihe bibi rero kuri screen zacu tugiye kuganira n'umubyeyi reka tumuhe ikaze aho tubahaye ikaze murakoze cyane Imana ibaha umugisha yego amazina yanjye nitwa Kakuze Betty yego ubwo rero nishimiye kuba tugiye kuganira namwe n'abandi bose badukurikiye yego baguhaye ikaze natwe twayiguhaye murakoze yego Kakuze Betty rwose kuri kubyibuha Betty ni igihe cy'Imana cyageze ngo mbyibuke buri gihe kiragera iyo wababaye igihe kinini yimanije noneho ikuraho ibintu byose byabaye impamvu ahasigaye ubuzima bukagenda neza. Urababaye nawe? Nababaye cyane. Gute Betty? Ibintu bibaza umuntu ko ari byinshi ariko ngiye byari by'umwihariko. Buriya mu kubabara nabonye iyo ubuzima butameze neza burwaye aba ari bwo uba wumva ububabare nyabwo cyane. Ubwo rero ububabare bwo nahuye nabwo mu gihe gishize narasaze. Warasaze? Ariko nagize umugisha ndakira ariko nakwitanye n'ububabare yaba ari ubwo mu muhanda ari umusazi aba ari ubuzima bugoye yaba ari ubwo gushungerwa n'abantu aba ari ikibazo kuri nyiri kubireba cyangwa se nawe ubwawe ku giti cyawe ntago bikorohera ariko ibyo byose nyine byararangiye niyo mpamvu ubuzima bwanyu ubona bumerewe neza. Betty wigeze kujya usara rwose ugakuramo imyenda ukigendera? Narasoze imyenda nkayikuramo gake gashoboka ariko nakundaga kwikuramo nimugoroba ariko ku manywa nabaga ndi mu nzu nyine bashyize ahantu bankingiranye ariko mu kindi gihe yaba ncitse nyine imyenda nkaba nayikuramo ariko ntibyandanze kenshi. Yego reka dutangire. Betty wakuze ute ukurira hehe ku buryo ugera ku kigero cyo kusara byari byarigenze bite? Wakuze ute Betty? Betty ngiye rero uyu nguyu ureba nakuze ndi umwana wo mu batambyi abantu bubahaga Imana ku kigero cyabo. Nakuriye i Cyangugu niho navukiye ubuzima bwanjye cyane niho nakunze kuba ndi naje guhindura ubuzima nje i Kigali ariko Kigali ntabwo ariho navukiye ahubwo navukiye aho ngaho i Cyangugu. Ubwo rero mu kuhavukira navutse nsanga ababyeyi bubaha Imana nanjye nkomerezaho. Numva ko usanze ababyeyi bakijijwe nawe urakizwa burya ariko nta mwana ukizwa ku rugero Imana ishaka. Umwana aba afite impinduka nyinshi uko bwije n'uko bukeye cyane. Mu gihe rero nakuze nagerageje gukizwa mba muri korali nkajya mu masengesho y'urubyiruko mbega ngerageza ibishoboka byose kugira ngo nanjye ngaragare nk'ukijijwe cyangwa se mboneke mu by'abandi babaga barimo baba basa nk'aho bakijijwe. Narabikoze rero igihe kiragera i Cyangugu navuye i Cyangugu bamaze kuntera inda ngera hano muri Kigali nongera nsubira i Cyangugu njya kuyibyara umwana arakura. Baguteye inda mu buhe buryo? Banenda bamfashe ku ngufu. Ufashwe ku ngufu? Nafashwe ku ngufu n'uwari wiyemeje kumwemerera ko ari umukunzi ariko biza kurangira bihindutse kuko ari famiye yaje kuhankura mu gihe yari avuze ngo reka tubane. Barahankura rero bahankura n'ubundi yamaze kuntera inda. Icyo gihe rero narabyaye umwana arakura tugumana mu buzima busanzwe ntibyongera ngo ntibyanyorohera mu kindi gihe n'ubundi nza kongera mbyara undi mwana wa kabiri ariko urumva habayeho kuganira maze no gukura. Igihe kigeze babana bombi barakura bana nabo njye nabo iminsi irashira
nyuma yaho nibwo naje kugira ikibazo mbana nabo. Yego. Ariko hagati yo kuba narasaze nabanjije, urumva ko nabanje kubyara. Nyuma yo kubyara nza gufata imbaraga zo kwizera Imana, ndavuga ngo reka nongere ninjire mu mwuka wo gusenga, kubera ko naranzwe n'imyumvire mibi. Urumva ntago nagenze nk'uko Imana yabishakaga. Nza kumanika amaboko ndamubwira Imana ngo rero Mana mbabarira. Ariko urumva ko abana namaze kubabyara abana babiri. Umugabo wa kabiri mwari mwarahuye mwumvikana kubana nk'umugore n'umugabo? Twari twaremeranyije kuzabana, ariko tugiye muri famiye, yari umunyamurenge. Agiye kunyerekana muri famiye ye, baramubwira ngo wapi ntabwo dushaka umunyarwanda. Ubwo nawe birangira, ariko yaranteye inda turarekana. Umunyamurenge kurenza k'abanyamurenge bategereza bagashyingirwa ra? Ntabwo ari bose. Ntabwo ari bose. Yaguteye inda mugeze bati twebwe nta munyarwanda dushaka? Ntabwo twashaka umunyarwanda. Nawe mwari mwahuriye i Kigali? Nawe ni i Kigali twahuriye. Ubwo birangiye, urumva ko ni ikibazo cyari kibayeho ntari niteguye, kandi inda nari mutwitiye. Ubwo ndavuga nta kundi. Ubwo bashiki bawe babyanze bakakwemeza ko ugomba gukomeza kwiga, nongere nkomeze ubuzima bwanjye. Yego. Ningira umugisha umwana azavuka, nzamurera n'ubundi nitwa umubyeyi. Ubwo rero yaje kugenda ngo muri Amerika, mushiki we niho yaje kumujyana, amujyana afite nimero ye, ariko urumva ko yageze iyo ngiye irahinduka. Sinongeye kumubona ukundi rero. Magingo aye? Kugera magingo aye. Umwana yaranakuze. Afite imyaka nk'ingahe? Agize imyaka 16. Umwana w'imyaka 16? Ise nta guhindukira, umwana nashize apaye? Ntago, niyo yari guhindukira ntiyari kumbona, kubera ko urabona ubuzima bw'i Kigali, uba hano none ejo ukaba ahandi nuko. Ubwo rero ibyo byabaye gutyo birarangira. Ariko ngeze abantu bavuga ngo none aho bigeze ndabona umuruho wamaze kunyataka, reka mpindure uburyo ninjire mu mwuka wo gusenga. Aho umuntu byamunaniriye iyo asenze Imana biremera cyane. ndavuga ngo Uwite ndakwinginze ubupfu n'ubupfapfa bwanjye bwandanze bukureho ubumbabarire maze ngirirwe neza nawe. Mfashe kurera aba bana, ibintu byo kwirukanka mu bagabo n'ibindi bihagararira aha ngaha bigereye. Ubwo umwanzuro nafashe warampiriye. Abana ndabarera mu buzima bugoye, ndabanza ndagenda mbuba umuzunguzayi, ndazunguza hariya Nyarugenge, niko bamfata bakamfunga, abana bakaba mu rugo bonyine, n'abasize bari bakiri batoya mu myaka 4 ndetse n'6. Narabakingiranaga nkabakingurira ku mugoroba ntashye, n'abasigiye ibyo kurya. Ubwo baba banjyanye Gikondo, abana bakaguma mu nzu. Ngeze aho nkajya mbasiga hanze, babona ntaje bakinjira mu rugo rw'aho ngaho twari ducumbitse, bakahaba icyumweru kigashira ndi nk'Igikondo baramfunze. Ariko nabonye ko byari ubushake bw'Imana, nimaze kugira uburyo ki ngirana usabane n'Imana, ntangiye kumva nuzura Mwuka Wera yaramaze kunyinjiramo, ntangiye kumva iby'ijambo, mbega ibintu byose byamaze kugenda neza. Umunsi umwe ndi kugenda mpura n'umuntu w'Imana arambwira ati nyamara Imana irambwiye ngo ibyo urimo bivemo ukorera Imana. Yego. Ikintu namushubije nawe ati rero nta byaha ndimo, ahubwo ndi gushakisha ubuzima bw'abana. Imana nishyigikira bukemera, ibi nzabihagarika, ubwo ngubwo njye mu by'umurimo wayo. Ibyo warimo ni ibihe? Ubwo nari ndi mu buryo bwo gucuruza. Yarambwira ati we hagarika gucuruza, noneho ukorera Imana izagutunga. Ndangije ndamubwira ati rero njye sindi pasiteri, sindi n'umushumba, nta n'itorero mfite, ibyo ndimo uyu munsi wa none ni ugushakisha. Arambwira ati nyamara uzabonana n'Imana. Arambwira ati oya, uko bizagenda kose izangirira ikigongo. Ubwo narakomeje ndacuruza, ariko bamfata babana niko bari gukura, bagera igihe cyo kujya ku ishuri.
uwa mbere mba ndamutangije mu wa mbere undi nawe mba mutangije muri garidiyene ariko mu bintu bigoye nubwo nacuruzaga nabonaga amafaranga makeya yo kubatunga ariko utambwira ngo nabona amafaranga yo kuba nabagurira minerivare na minerivare nayo kuyibona byari bigoye kuko nibuka ko umwana wa mbere ajya gutangira primeri nasabye inifomo umwana wari usoje uwa gatandatu primeri umwana yagiye ku ishuri utamenya ngo ni umwana wo mu wa mbere yambaye inifomo imuruta kandi nitwa ngo ndacuruza ubwo ibyo byose nkabona ni ubushake bw'Imana nyine ni inzira ni ibintu ninjiyemo byo guhangana n'iki n'isi cyangwa se n'ubuzima avuga okay ntacyo naryige yambaye inifomo imuruta yambaye inifomo yacitse ariko byanga bikunda aziga tugiye nahanganya nabyo umwana ariga arimuka ageze mu wa kabiri ubwo nibwo narwaye ibisasi ariko mo hagati ntari narwara ibisazi nageze igihe noneho nemerera Imana nibwira ngo rero guhangana nawe simbishoboye ahubwo ikintu nshaka ngaho nyoboresha ubuntu bwawe ibindi byose uzabyikorera icyo gihe Imana yarambwira ngo nzagutungisha ikiyoni ijwi niko ryaje riransanga rirambwira ari nijoro ndi kubaza Imana icyerekezo cy'ubuzima bwanjye ndambwira ngo nzagutungisha ikiyoni ndabwira ati si ikiyoni Mana kizantunga gute irambwira ngo uzabibona wowe nyumvira icyo gihe numviye Imana ibyo gucuruza mba ndabihagaritse ntangirana no gusenga nurira imisozi namaze ishiru amezi 2 babana ndabacumbikishiriza kundi mu mama nawe utari wishoboye ndabwira ati wowe nzajya mbona icyo mbonye nkuzanire ubagaburire ngewe ngiye kubana n'Imana ubwo nintabara nzataha nintantabara ubwo sinzi uburyo bizarangira ubwo amezi 2 namaze ishiru nari ndi mu mwuka wa wundi ukomeye nari mfite amahirwe yo kuvugana n'Imana mfite amahirwe yo kwerekwa yo guhanura ibintu byose ndi kubikora neza bivuze ngo nayo nageze ku rugero Imana ishaka ari nacyo yashakaga ko nabasha gukorana nayo ubwo nageze aho rero ishiru nariyemo inshuro 3 mu gihe kingana n'igihe n'amezi 2 mu mezi 2 wari mu inshuro 3 ngwa n'igikoma inshuro 2 ikindi gihe irambwira ngo ngiye kubana nawe nta kintu wemerewe none afata amafaranga guhera ku 2,000 kuzamura nzaguhana nureba kubambaye neza ukabyifuza nzaguhana nureba ku bushobozi abandi bagezeho nzaguhana ayibwira ati ariko se noneho ndajya ngenda nk'utagira ubwenge irambwira ngo ndashaka kugira uwo nshaka wenyemerera ugendane nanjye gutyo icyo gihe nagenderaga ku ijwi ryayo akaba ari igenda inganiriza ngo umwana wanjye nzakugirira neza nzagutabara nzakugirira neza ari yego abwira ati se ko nubona n'ubundi umuruhari wose abana banjye bakibabaye uzantabara ryari nabwira ati ibyo binkorere none se ko wamujije gufata ku mafaranga kandi ubona hari abampamagara ati icyo wasengeye cyarasubijwe mwino dushima Imana bampa na 5 kambwira ati subiza amafaranga y'abandi ibyo bintu urumva tuzantabara irambwira ati nge nzagutabara ndi Imana yawe icyo gihe nahise ko mfata icyemezo kivuga ngo ubu rero iby'isi ndabihinyuye nanjye ndabiretse ngiye kugendera mu bushake bwayo ntegereza ikizakora icyo w'Imana we ngusabye uzandindira abana urupfu rwo kuba bapfa bishwe n'inzara ubwo nibapfa nawe uzabugawe imbere y'abantu ndetse nanjye tukorana nayo gutyo y'amezi 2 ashize bampaga 5 abantu mu ishyamba buriya hari ugiye umuntu agira undi mpuhwe kabureba ukuntu ameze icyo gihe nari narumye ku rwego rukomeye noneho umuntu akambwira ati shangere mfite 5 reka nguhereze basuze kunywa amata iyo yampaga ayo 5 nahitaga nko mva mu masozi kandi niho nabaga nemereye gufata cyakora n'igihumbi naracyemeraga ariko iyo nafataga 2 kwari ukubisubiza icyo gihe naramanukaga nkagenda ngahita ko ntaha nkajya kureba abana nagendaga nishimye nk'umuntu wabonye amafaranga menshi cyane nkagenda nkagura ku makawa aho duturaniye
ibijumba imifungo 3, nkagura n'ifu y'igikoma y'ijana, ni mu gihe cyashize, nkagura n'isukari y'ijana, 5 akaba ararangiye. Nagendaga nishimye, nahoranaga akamvirope mu kamarete. Icyo gihe nahitaga mpahiramo nyine nkagenda nk'umuntu wahashye bikomeye. Nkababwira ati bana banjye ndabahahiye, mwakira ibyo kurya. Nasubiraga mu musozi numva nishimye cyane, mvuga ngo Imana ishimwe ko yagize ikintu ikora ikabigaburiye abana. Njye ntago nari nkibara. Uzi kugera ku rwego inzara itakikurya ukibagirwa nuko umuntu arya. Nageze igihe nkajya numva ubuzima bwanjye uko buri nta n'icyo buntwaye. Ubwo nkongera ngasubira mu musozi, ndagenda nduma, ndagenda nsa nabi, ariko nsa nabi mwe imbere ngiye muri njye harimo ikintu Imana yari yarashyizemo cyitwa kwihangana. Ndananuka ariko ndavuga ngo ntacyo, iyi Mana niyo iri kungira gutya, ariko niza kungirira neza nabwo izankura muri uyu musozi. Wa musozi rero naje kugera igihe ndi gusenga ahandi hantu muri gurupe, bose nakoranaga nawe kwibara arambwira ati ariko ko twakubuze. Ndabwira ati narashiriwe, igishoro cyose cyarashize, baramfashe iminsi myinshi, igishoro ntacyo nkigira. Ndambwira ati ejo uzaze nguhe igishoro ujye gukora. Ndangiye kuri y'amezi 2. Kuri y'amezi 2 ndangije nongera ndasenga, mbwira Imana ngo Mana ni igihe cyanjye cyo gukora cyangwa ngiye kwiyobora wongera unsubize mu ishyamba. Ubwo Imana ngira umugisha irambwira ati rero naje kugutabara, igihe ni iki cyo kugutabara. Ubwo njya kuvugana na boss. Mvuye kuvugana na boss icyo gihe noneho bampaye 21,500. Abo kwibaro bose bambonye barishima, baraterateranye. Narinjye nahise ko ntahangiye nangura inyama n'ubugari, noneho ngenda nishimye mbona ko nahashye ibintu byinshi. Numva umutima wanjye uranezerewe, sinageze numva n'ijwi rimbwira ngo subiza mu mafaranga. Reka cyari igihe cyari kigeze cyo kongera guhirwa n'Imana ikangaburira cyangwa se ikampa n'ibishyitsi. Buriyo wemereye Imana ukagendera mu bushake bwayo, ibyayo irabikora. Naje rero kurangiza bukeye ndavuga ngo reka njye kubwira Imana ko noneho ngiye mu bucuruzi. Nkura n'umuhanuzi hahandi Shiva, arambwira ngo umva uko Uwiteka Imana mbwiye. Arambwira ngo iki ni igihe cyo kurya, dore inzara yarakwishe. Maze mu nda ndamubwira ati sha ntago nzi ko nazabona ibimaza, inzara mfite. Arambwira ati niko Imana imbwiye. Undi araza arambwira ngo mbonye uri gucuruza, uhagaze ahantu hameze nka Nyabugogo, imyenda uyifashe ku maboko, ngo ngiye kubona yose urayirangije, ngo wowe ikintu uzakora ngo Imana igiye kwishakira uburyo wowe uzajya ukiranuka ku cyacumi. Ndavuga uzi ko ya Mana burya yabyemeye. Uwo munsi rero nahise ntahana igisubizo kivuga ngo burya Imana ibyo yambwiye noneho ni igihe cyo kubikora. Bwarakeye mpita njya mwibara, noneho ngiye nasenga Imana ngo Mana umfashe simpure na leta ngo zimfate. Ngeze mu mujyi imyenda yose narayicuruje. Nyicuruje ndavuga ngo Mana abana banjye ngiye kongera kwibana nabo, ndagusabye ngo ujye umpa litiro 2 z'amata ku munsi, ndetse n'ibyo kurya byiza, ku buryo bari bamaze kurwara bwaki, barahindutse nabi cyane. Mvuga ngo sinzi aho nzafatishiriza ubuzima bwabo. Uko nayibibwiye niko yabikoze. Ya mata nkajya nyacyura, imyenda nkayicuruza ikarangira, noneho ubwo butayu bw'ubwo buzima buba burarangiye. Nyuma ngira umugambi wo kuvuga ngo ngiye kujya mu bukwe rero bwawe. Oya, bwa musaza wanjye wo kwa data wacu. Ubwo urumva ko mu mezi nkangahe ni nk'atatu nari maze kongera gusa neza. Ndavuga reka nzajye gutaha ubukwe bwa mwene data, nta kibazo. Ubwo ariko nsenze Imana, nakundaga kugisha Imana inama. Irambwira ngo rero nubwo ugiye kujyayo uzagira ubwenge. Ndabwira ngo okay, nzagerageza kwirinda mu bishoboka byose. Bwa bukwe rero narabutashye, ariho nakubitaniye n'ibisazi by'umurozi wandoze. Maze kubutaha sinakubwira ngo ibyo navuga ngo nzirinda nabashije kubyirinda. Hari ibintu umuntu atakirinda, ibintu bikorerwa mu isi y'umwuka
wa kidayimoni ntago wabyirinda kuko bari ibintu by'umuyaga utamenya ngo bijute cyangwa biranyuranye. Njye nirinze kurya nirinda no kunywa ariko byanze bikunze icyo nirindaga cyarangiye kingezeho. Byarangiye rero haje umusaza aza aje muri ubwo bukwe. Sinzi nimba bari banamutumiye ariko ntago bari gukora iryo kosa. Akihagera njye ndi mu gikari nagiye kubatekera, bari bansabye ko nabatekera, abandi bagiye ku rusengero nyine gushyingirwa. Akihagera uwo musaza baravuze ngo dore wa musaza ujya uroga ibyo kurya, atabikozeho nimugerageze mushake buryo kimufunga ibyo kurya ntabirebe, hagire n'umusubizayo, umusubiza yarabura. Noneho njyewe numvaga nyine ibyo bintu bavuze, navuze ati se yaba ageze kuri urwo rwego, kuko navuye mu cyaro aroga mbizi, se yageze ku rwego rwo kuroga ibyo kurya atabikozeho? Birashoboka. Ubwo rero byarangiye bazanye amakoma bafunga ibyo kurya, imitobe bari bari kwenga nabo barahagarara, baraza bahagarara hafi aho ngaho. Nta muntu wamuvugishije n'umwe, nawe nta muntu yavugishije, ahubwo yahanze amaso njyewe, arandeba bihagije, andeba umwanya munini. Noneho nkibaza se kuki ari kundeba? Yari asanzwe akuzi, yari asanzwe anzi, ariko noneho ntiyanamvugishije. Nibaza impamvu itumye anyitegereza umwanya ungana utyo, n'ikintu ari kundebaho ndakibura. Ngeze aho ndavuga ngo buriya nyine ni ubusaza, cyangwa se ni bya bindi by'abantu bo mu cyaro babona umuntu w'i Kigali bakamubonamo nkaho yarahindutse yabaye nk'umuzungu. Ndangije rero habaye iki, akimara guhindukira nta wamwirukanye, we yageze aho nko mu minota 30 barahindukiye. Noneho baravuga ati aragiye rero ngaho nimukomeze gahunda. Njye ntabwo nakomeje rero gahunda, ahubwo nahise ko numva ijwi rimbwira ngo jya gusura imva ya papa wawe, kuko papa yari yaramaze gupfa. Numva ijwi rirampatirije ati wowe jya gusura imva ya papa wawe, genda ujye kumusuhuza. Nkumva naribaza ngo ese ndamusuhuza adahari. Noneho ndagenda ndeba umwana wanjye nawe najyanye nawe muri ubwo bukwe, ndabwira ngo ngwino Sabi ugende umerekeze njye gusuhuza papa. Arambwira ngo sinibuka ko wambwiye ko papa wawe yapfuye. Ndabwira ati yego. Ndabwira ati yego yarapfuye, ariko uyu munsi wa none bibaye ngombwa ko njya gusura aho bamuhanze. Arambwira ati ngende ndumva ntajyayo rero. Ndabwira ati rero mperekeze. Ageze aho nyine aranyumvira aramerekeza. Tugezeyo ikintu cyandanze, naragiye njya kuri ya mva ya papa wawe, ndatangira ndandura ibyatsi. Umwana arambaza ese ko nta musaraba mbona? Ndavuga ati si nguyu. Umusaraba nawe wari waramaze kubora ubucitsemo. Ucitsemo ariko ngira ngo ni ibintu bisanzwe. Aho simenye ngo hari izindi mbaraga zankurikiyeyo zituma wa musaraba noneho mfata mu ntoki. Uko nanga kukomeza mu ntoki wo ukamfata. Nkumva ni nka sipaguru bashyizeho iri kumfatira, nkumva urankomeje, nkumva mu ntoki harandya, nkumva najugunya hasi ariko ntibyemere. Ngeze aho umwana arambwira ngo ese ko uwo musaraba utawushyira hasi? Ndabwira ati ndabona wanze. Noneho nagize ubwenge mpita ko ndavuga ngo mu izina rya Yesu wa musaraba wava ku buzima bwanjye, wa musaraba watakaye hasi. Arambwira ati none se wavuyeho tukigendera? Ndamubwira ati nshakira ibinonko shyigikira umusaraba twigendere. Umwana arabimpaye ndawushyigikira, ndangije turagenda. Ariko ngeze hepfo numva ya majwi arongera aragarutse. Ndambwira ngo kubera iki se ugiye? Ndamubwira ati none se ngomba kuguma hano? Ntangira kwivugisha. Umwana akajya anseka akamwanga, ariko kuri kwivugisha bimeze gute? Ndamubwira ati rega ntago bisanzwe ndi kuvugana n'undi muntu wowe utaruzi. Uwo mwanya nagiye kubona mbona mu maso hanjye haciyemo inzoka nini cyane, nini, imaze kuncaho. Ngiye kubona mbona ya nzoka ibaye papa. Ntangira kumva ngize ubwoba, ndavuga ngo bishoboka bite ko iyi nzoka yaba ibaye papa? Ubwo papa none hatangira kunyigaragariza mu ishusho yo kunganiriza, kandi yarapfuye. Arambwira ngo umwana wangu ni narakubuze rwose. Ndambwira ngo njyewe wambuze gute?
ko mpari kandi nzi neza ko utagombaga kunshaka we warapfuye njye ndi muzima ngo narakubuze rero ngo dukorane ndavuga ngo ntago nakorana nawe njyewe uyu munsi wa none ntago nkorana n'umuntu wapfuye ndavuga ngo none se ubu ndashaka nkorane nawe iki ndashaka ngo dukorane hano mu isi ngo aho bazajya bantuma ngo tujye tugendana nabwira aho ntago ibyo bintu nabyemera byaje kurangira mvuyeyo ariko mva hahandi kuri yamva nahafotoye subira muri bwa bukwe ngezeyo sinihuse icyo gihe kuyumva hamaze igihe kingana iki nahamaze umwanya nahamaze nk'iminota irenze 40 ngeze muri bwa bukwe hari ibiti biteretse bateganya kuzubakisha aba ari byo nicariramo ndicara nkajya numva amajwi arantegeka kumva naseka nkumva umuntu narindi we siwe nkiriwe nkumva mbega nabaye undi muntu nkumva ariko n'ibyishimo biri kugenda bitakara ubwo ngiye kubona nabwo mbona yanzoka ingarutse mu maso ari wese shigira handi none muri bwa bukwe noneho ndavuga ngo ariko iyi nzoka ko ari nini cyane biti ntangira kumva ngize ubwoba nayihunga ariko nareba nkabona ntaho kuyihungira ndabona ninjya mu nzu n'ubundi buriya yambonye irankurikirayo yanzoka inguma uruhande nanjye nguma aho ngaho ubukwe burarangira sinegeze mujyamo kandi nari natwaye kado ahubwo nahamagaye umwana ndavuga ngo ya kado nazanye ugende uyibampere abageni sineze nkaraba nta kintu nakoze na kimwe nicaye aho ngaho kuva ayo masaha yose kugera saa 6 z'ijoro ubwenge bwanjye butari bwagaruka ngo bunyumvishe ko naye naje mu bukwe nshobora kugira n'utuntu nabafasha cyangwa nshobora no kuba naganiriza abandi bantu ibintu byose bitabirisiba nta n'umuntu wari kuganiriza asaba mu bukwe uwanzaga uruhande yabonaga narakaye akamaza ngo wabaye iki ntabwo nta gahunda mfite yo kuvugana nawe abanyakigali muriyemera muranirata akaba arigendeye ubwo uwari washyingiye niwe waje kuza twicarana nk'igihe kingana n'amasaha 2 arambwira ngo ko utegeze ugaragara mu bukwe bwawe ntago nabugaragayemo simpari ngo sinakubonye mu kiraramizi sinakubonye nabwo ndahari nabwo ngo ntago wishimye nabwo nta kibazo ariko ubwo niwe muntu nahaye umwanya turavugana nyuma yaho nawe ajya kwita ku mugeni we nsigara hahandi nyuma haje kuza umwana wa musaza wa musaza we yitahiye nyine urumva ubukwe bwasoje arataha haza kuza umuhungu we rero abyara ni nawe fura ye uko mbitekereza arangije aransuza arambaza ngo bite byawe amubwira ati ni byiza ngo namenye neza ko ngo wavuye i Kigali navuga ngo reka nze ngusuhuze ngo nanagusabe ngo ngiye kuzakora ubukwe nanjye uzantwerere ndavuga ibyo ni ibintu byoroshye uzantumire nzagutwerera arambwira isura ataha ryari ndabwira ngo reka ntahe ariko yanzoka sinari nkiri kuyibona n'aya majwi yari yahagaze ariko nkajya numva nuzuwe n'umunabi nkumva nuzuwe n'umubabaro ntazi ahantu haturutse nkumva ibintu byose byabaye bibi byarangiye rero wa mugabo manutse muri bya biti nicayemo ndavuga ngo reka nsezere ntahe nagomba gutaha kwa murumunange niho nari ndi nararaga ubwo ndangije narabwiye ngo ndatashye ndambwira ngo reka tuguhe amata ndabwira ko numva nta mata nshaka umwana arambwira ati mama wayemeye ko ngiye nyashaka barangije barambwira ati ngaho ijyana inkongoro ngo ni inkongoro ihabwa abakobwa mu muryango ubwo wa mwana mbona ntari buyishobore ndayiterura saba na bage nayo najyanyeyo ndaheka wa mugabo aranyomeka wa mugabo wa undi wa mwana wa musaza yego none agenda nganiriza afataho nkabona ubusabane ari kungira we ntago mbwizeye rwose uyu muntu ko nta handi hantu twaganiriye cyari kunyiyumvamo bihagije ku buryo ageze aho kumfata akanyumvisha buryo ki ibintu byose ubwo icyaje gukorwa rero twageze ahantu tugomba gutandukanira agomba kuzamuka iwe nanjye nkomeza ahandi nangiye kurara twarahageze tuhagarara n'indi minota 10 ya minota 10 tutandukanye nawe
njye sinamenye ko atagiye yego we yahagumye arangije atora ubutaka bw'ahandi ngo twari duhagararanye niko amakuru y'ijuru yaje gutambuka nyuma ndabimenya kuko baravuze ngo uyu muntu ahantu yahumaniye ni ahantu yahagararanye n'umuntu hari ahantu bakivuga Imana neza akabivuga neza ngo aho hantu yahagaraye rero ngo uwatwaye ubutaka bwiwe niho yabukuye ubuzima bwe neza baramufatisha ndavuga ngo byinshi zigomba kumenyesha umuntu ahubwo yaba atabaye maso ntamenye icyo inzozi zawe zimubwiye ariko ni byiza ko umuntu warose yakibuka neza ibyo yarose akanabisengera icyo gihe ku munsi wo kuwa kabiri naraye mu rugo hano i Kigali nibwo narose ngo mbona abana babiri bafite inkoni njye ndi mu mazi nabonaga ndi mu mazi manini ashoka nk'ariya ya Nyabugogo noneho ya mazi nyahagazemo babana uwo hakurya n'uwo hakuno najya kwambukira hakuno uwo hakuno akankubita najya kwambukira ahandi n'ubundi nawe akankubita inkoni barazinkubita ndavuga kabisa mu gitondo nabyutse umubiri wanjye wose warushye ati ngira undi muntu navuga ati sha ibibazo nahuriranye nabyo nijoro birakomeye uzi ko naraye nkubitwa n'abana kugera aho narushye navuga ati sha ihangane nta kundi icyo gihe rero urumva ko abadayimoni bari bantangiye ubwo bigeze ku manywa nka 2:00 noneho numva ijwi rimbwiye ngo ntitugigushaka muri iyo nzu ndaribaza ngo ngiye ko mutanshaka mu nzu muranshaka hehe ngo turavuze ngo jya hanze niho tugukeneye ndavuga ngo sinshobora kubyuka mu nzu habayeho akantu rero abana barasakuza hanze bari gukina nkajya mbabwira mwe abana mwe mwatuje ko numva afite ikibazo cy'umutwe banga gutuza nahise ko nsohoka rimwe ubwo mba ndatangiye ngiye hanze ntangira kurira ibipangu nkajya ninaga inyuma noneho bakibaza n'ibiki bibaye nkajya numva mfite imbaraga nyinshi noneho ntangira gushaka kurwana hari umupasiteri hafi y'iwacu yavuga ngo niwe ngiye kureba turwana ndumva imbaraga mfite muri njye ari zo kurwana n'uriya mupasiteri ahubwo ngiye kubona mbona umugore waraje baramuhamagaye ngo naza asengere Beti ngo arabona yagize ikibazo none ndavuga ngo ubwo nabuze umugabo we reka mpite nkubita umugore ambonye ubukana nayo ifite bw'uburakari nayo ifite inkoni ya rakirete niyo imaze kuyivuna ndavuga ngo ngiye kugukubita wa mugore ntuzongera no kuntinyuka n'undi munsi kandi nta kibazo mwari mufitanye nta kibazo twari dufitanye ndangije wa mugore yahise akavuga ati mu izina rya Yesu abadayimoni barwana ndabanzi aravuga ati njye ndi umudayimoni ubwo ndamwirukankana akizwa n'abandi bantu babiri abagiye iwe noneho abageze iwe ntiyagumyeyo asanga niryamiye mu gakoni k'aho hantu twari duturanye naryamye ku gasima hafi y'amakara hari n'amakara hasi ariko ntitaye ngo harasa nabi ndyama ndi kwivugisha naniririmbisha arangije araza nshiduka yapfukamyeho naramusunitse yaguye kure mpita ko ndabyuka avuga ngo uhereye umunsi wa none ikintu cyitwa umunyamasengesho n'umuntu uvuga iby'Imana sinkimukeneye mu buzima bwanjye nahise ko nigendera ubwo ntangira kujya hanze rero nagenze iminota mikeya ariko nengenze ahantu kure noneho hari murumuna wanjye bahita ko barabimumenyesha niwe wangenzeho akajya ambwira ngo wagarutse ntumbwira ngo ariko urangarura wowe uzi gahunda afite ndagenda ngeze aho ndicara nkajya numva nejejwe no kuba ndi kugenda nta muntu untangira ibyo bivaho ubwo si ku cyiciro kiri hasi cyane ku munsi wa kabiri noneho ku munsi wa gatatu naraje ndyama mu nzu hageze nka 4:00 numva ijwi rimbwira ngo umva ngo nyuma y'iminota 20 ngo ngiye kohereza abadayimoni 50 ngo bose barakwica nabi nahise mvuga ngo abadayimoni burya koko banyica buriya bariseriye nahise mfata telefone mpamagara umupasiteri twari tuziranye ndavuga ati nyabuna tebuka uzunsengere hari abadayimoni bamwe ngo bagiye kunyica nyuma y'iminota 20 gerageza iminota 20 ishire wowe wahageze ubwo hakozwe ikirere yahise katega moto yaranyumviye yakabyara Imana imugisha yangezeho yasenga
akabademoni bakamubwira ngo ko twibereye mu gikuta uradukuramo ute. Ubwo ntangira kuvugirwamo n'abadayimoni. Abandi bakamubwira ngo se ko turi mu rutoki uradukuramo ute. Ubwo arasenga ageze ahararuha arambwira ati rero uyu munsi ni umunsi w'amateraniro, reka tujyane ku rusengero. Yahise ko anjyana tugenda ku rusengero, noneho manuka ndirimba nta kwifata kuri muri njyewe, nkajya mutesha umutwe mbega nkabwira ko ndirimba ntunyikirize, nkibagirwa ko ari n'umushumba ahubwo. Twaragiye tugeze mu rusengero rero barasenga, njye noneho nkajya numva ibyo basenga sinshaka no kubyumva. Ndangije ikintu cyabayeho, baravuze ngo nimuhaguruke dusenge, njye sinahaguruka kandi nicaye mu ntebe z'imbere. Barangije gusenga baravuga ngo muhaguruke turirimbe, sinahaguruka ngo turirimbe. Noneho numva amajwi ambwira ngo ubwo niwe bagiye kwigishaho rero sasa, ngo wakisohokeye ngo batirirwa bakwigishaho ko wananiranye. Hari amajwi abuyongorera abantu b'Imana mu nzu y'Imana kandi ababashuka pe, kuko iyo uyumviye ukora ibinyuranye n'iby'Imana ishaka. Ubwo nageze aho ndayumvira, njya hanze rega, ngezeho bakajya baravuga ngo ariko nk'umuntu uba waje mu nzu y'Imana ntasenge ntaririmbe, ikintu kiba cyamuzanye ni nk'iki. Abadayimoni bahita barambwira ngo aha wabyumvishe ko bakuvuze wakigendeye. Uwo mwanya nahise kumanuka, nsize akamarete mu rusengero na Bibiliya n'agafone, nahise kumanuka nsimbuka igipangu cyo hepfo manuka nerekeza Nyabugogo. Mba ndagiye arambwira ati tugende ujye kwiyogera n'ubundi. Bamanukiye hehe? Bya minister bisize mu rusengero. Ntajyana no gukurikira se? Nta wamenye ukuntu. Ubundi barandebaga bakabona face yanjye nta kibazo. Kandi n'umuntu twaganira wenda nawe nuko umuha ibitekerezo bizima. Ubwo rero ntibabareze ikiri gukorerwa muri njyewe. Ubwo ntise ko manuka njya muri Nyabugogo. Ngezeyo mba ntoye inkweto mu muceri, aho bahinga umuceri za Kamambiri. Arambwira ngo izo nizo uzajya ukarabana ntuzongera gutaha. Izanye nayo nambaye arambwira ati nutazibika rero barazikwiba. Ariya majwi mba ndazifashe mbona agashashi k'umunyu nzishyira mu kwaha ndazambura, nambara za Kamambiri. Za Kamambiri ngeze mu mugezi ngiye koga muri Nyabugogo hariya ku kiraro, ngezemo nshinguye ikirenge urwa mbere ruba ruvuyemo. Abadayimoni buriya bagira ubwenge bwinshi nabo. Ubwo icyo bashakaga kwari ukurukurikira, rwa rukweto ndarukurikira, amazi agenda agera hejuru azamuka. Ngeze ahantu ntangira kurengerwa, mpita navuga uzi ko ngiye kurohama, ubwenge buragaruka. Rwa rukweto ndarureka ruragenda, nsigarana rumwe narwo naruvanyemo, za zindi ndacyazicigatiye mu kwaha. Ubwo kandi ndi kogana n'imyenda. Ndangije ngenda nicara ku mpande z'umugezi. Abari hejuru Ishiru, urabona ko Shiru na Nyabugogo biregeranye n'ubundi, bari kuririmbira mu butayu, nanjye nkabikiriza ndi hehe mu mazi. Noneho abambonye bari kuva guhinga imiceri bakagira ngo ni umuntu waje gusenga wafashijwe uri gusenga y'amazi. Narahimbaje, ndahimbaza nawe mu Ishiru barahimbaza, ngeze aho ndaruha. Noneho ngiye kumva n'umubirimbira ngo ugenda urebe bari abantu ko bazi ibyo barimo. Ni abantu baba bari gusenga nabo bari mu mugano. Ndagenda abantu njya kubadiranje. Umuntu wambonye utarambonye n'uwari uri gukomanga akagoma. Aho abandi bose barambonye, habe n'uwegeze avuga ngo mu izina rya Yesu. Ndangije ngarama hagati muri bo. Nta muntu wakomesheje, nkajya mbakoba. Habakoba ukuntu, hitwara ukuntu, reka barakomeza bararirimba. Hanyuma barambwira ngo aba nta mbaraga zo kumenya ibiri kuba bafite, bikirirwa batesha umwanya n'igihe twigendere njye tukwereka ahandi wigire. Bansubije muri ya mazi rero. Ya mazi ndagenda nyoheramo, umumotari waturutse haruguru niwe wambonye. Arambwira ngo uriya si wa mumabuje najyaga ntwara kera. Arampamagara mu izina nditaba. Namwe uko waje mu mazi naje koga. None se harahagije ntago wakogera mu rugo. Nambwira ati igihe cyabaye ngombwa ko ngomba kogera nawe. Abona ntago biri seri ibyo bintu. Yahise kagenda azana abandi bamotari ngo baje kunkura mu mazi. Noneho mbabonye naracicitse sinongeye gusakuza.
nahise ko nceceka nitsinda mu bintu by'igishanga by'urufunzo, baragenda barazamuka ruguru mbareba. Noneho abadayimoni aho batagirira isoni bongera batuma nsakuza ndaririmba, barongera baragaruka. Bangezeho barambwira ngo Yose wa mumabujara, nabwira ngo mwe wundi murambaza iki? Buri wese ko waje koga mu mazi, nabwira ngo nimwemereye kumenya icyanzanye. Abandi bose baramanuka kujya bavuga ngo mbega disi umugeni mwiza wasaze. Nabwira ngo ndamaze. Niryo jambo nakoreshaga. Bavuga ko umugeni kubera iki witegura kubera ko wapi nkenyeye igitenge nambaye n'akandi karibaye. Ubwo rero ukabona nyine nataye iracyagaragaza ko wenda ndi umugeni, sinzi aho babikuraga. Ubwo noneho haje kuza abandi bahungu babiri bari bameze nk'imbogo. Ndavuga ngo oke wowe usarire hafi aho, twiboneye umugore w'ijoro. Ndangije ndavuga ibintu namwe nanga mana yanjye bigiye kumbaho. Mu mutima urumva ko nangize ubwenge. Abadayimoni bari kundwanya, bari kuntutera amagajwi menshi. Ubwo begeye ubwenge buraza. Ndavuga ngo Mana nshoboza mve hano hantu. Sinshaka ko hari bugira abantu bansambanyiriza hano mu ijoro mpagumye. Uwo mwanya Imana buri gihe yumva icyo umuntu ayisabye. Nahise ko mva muri ya mazi, natumbamye wankoraho ngatonyoka. Nahise ko nzamuka mvuga ngo Mana mfashe ngere mu rugo. Ngeze mu nzira mpurirana nabwo n'abandi bari kuva ku rusengero, bamwe twasenganye. Barambwira ngo ko bakubuze, ngo bavuze ko wagize ikibazo, ngo bari banatanze itangazo ngo bagushakishe. Ngo byagenze uti? Nabwo ati murabona se byagenze uti? Ndangije icyo gihe nahise ko mbaye hunga ndigendera. Nababwira ngo uriya mugabo nimufate ngo ndamuvuna. Uwuhe mugabo? Ubwo n'umugabo wasengeraga mu rusengero rw'aho ngaho, ariko nabaga nsanzwe mbazi. Noneho hirukanka umuntu umwe aragenda ngivire mu nzira, uriya muntu ngo yagize ikibazo, ngo hita uva mu nzira ngo atakumerera nabi. Yahise ko ngenda nirukanka muri kaburimbo, nkajya numva amajwi ambwira ngo hagarara bakugonge. Ya majwi noneho uko ampata, nanjye narahagararaga nkavuga ngo nta kibazo nanangonga. Niba nangonga ntacyo bintwaye. Yego. Ubwo byarangiye mvuye mu muhanda rero. Ntashye nkomereza kuri rwa rusengero. Ngeze nsanga burya baracyari abapasiteri. Bampindurira imyenda, bampinda imyenda ndambara. Yayindi barayanika. Bajyaho baransengera. Biba ngombwa ko ndibona harari. Yego. Bigeze nijoro bajya iwabo kurya. Navuga ati reka tujye kurya, turagaruka twongere tumusengere. Reka tumukingirane tugende. Baranyingirana. Umuzamu bamuha ifunguzo. Byose mbireba. Nangije nanjye babazimu barambwira ati isohokera ubihorere. Nyura muri iriya giriyaje. Yego. Yidirishya ninaga inyuma. Ngeze inyuma mpita ko impanuka hepfo mu muhanda nigira munsi y'ikiraro. Babandi baje nka saa 4 z'ijoro kunsengera basanga simpari, kandi urugi rurakinze. Bibaza ngo ahantu naciye hari abayobera. Njye ndi mu kiraro ariko nta kintu noneho nemereye kuvuga, ndatuje. Mbega urumva ko nari ndi mu mwuka w'abadayimoni wo gutuza. Ngeze aho mba nongeye ndaririmba. Ikintu cyandamurizaga muri byose ni ukuririmba. Ndangije maze kuririmba, ubwo bahise bamenya ahantu ndi. Baraje barahankuye, baransengeye. Uko bansengera nkaya numva ndi gucika intege. Hamaze umwanya ubwo barandyamisha, hafi aho hari indobo ya omo. Ya omo mba ndayikuruye niyorosha ishuka neza. Omo ntangira ndayirya. Omo narayiriye iraniga, nkananirwa kuyimira, nkananirwa no kuyicira. Iragenda iranyica mbye. Nkajya mvuga ngo noneho uru ni rwo rupfu kabisa. Saba barokore bo batari no kumenya ibiri kuba. Mana wabakoze ku maso bakankiza iyi womo. Nkaya numva byibuze uwama amazi ikamanuka ntikomeze kuniga. Umwe niwe wanwikuruye rero aza gusanga womo burya igiye kunyica. Yego. Babampaye amazi ndanyweye. Womo yose iranyica ndara nabi. Ubwo uwo munsi ubu urarangiye.
biciye birangiye mu gitondo mba ndatashye yego ntacyo ariko ngeze mu mayira barambwira ati ntabwo twakemera ugera mu rugo wowe wowe tugomba kukwicira mu nzira nta kindi ari abadayimoni babimbwira uwo mwanya nahise mba impumyi inzira ndayibura mpagararaho noneho Imana igikoresha abantu tazi ngo izabakoresha ryari cyangwa se izabakoresha gute haza umuntu aranyeganyeza ambwira ngo beti biti ambwira ati ni sawa nese ko uhagaze nk'ipoto ambwira nyine nuko byagenze tugende nabwira ngo ntabwo nemereye kugenda kandi ufite amaguru nabwira ngo yego ambwira ngo ndavuze ngo tugende nabwira ati ntaho njya noneho kandi ndahumirije ageze aho arankuru nabwira ngo uzi ko ubu naguturitsa neza ukabibona ariko umubwira kandi sindi kureba noneho yahise ko we icyo yakoze kuri telefone arahamagara nyine urumva ko ndi muri karitsiye n'ubundi banzi ubwo bayifashishije abandi bantu baraza barantwara bamaze kuntwara nabwira ati munjyana aha naho uwo nshaka munjyana aho bari kunjyana nabo twayaga dukunda gusengana mbere bahise ko bankatana banjyanayo bamaze kunjyanayo rero habaye iki baratangiye baransengera nangije noneho ndatangira mu musazi wa nyawe utagira ikintu atinya atagira n'ikintu agarura ubwo ndatangira mererwa nabi ku rwego rukomeye nkarangwa no kutarya ikindi gihe nkarangwa no kurya ibiryo byinshi rimwe na rimwe nkayoza amaboko abiri ariyo ndishe waba umaye ibiryo mu mwanya nkakubwira ati ni ukuri ntiyageza ngaburira umuntu ni umugome ushaka kunyicisha inzara ubundi hari igihe nabibukana maze ibyumweru 2 ntari narya inzara iragenda iranyica niko abadayimoni bankoreraho ubufindo kandi baguha ibiryo kandi bakabima ariko simbyemere babima nkabwa ati aya ni amaraso sinayemera ikindi gihe rero urumva ko hari havuyeho kurya cyane ariko ikindi gihe kije none ubwo bashaka kunyicisha inzara iragenda iranyica ubwo bakajya bambwira ubwo iyo ababaga baje barambwira ngo twebwe ntabwo turya nawe ntabwo ugomba kuturyana habaga haje igikoko kenshi iyo naterwaga n'inzoka yambwira ngo yaravugaga yambwira ngo ngiye ntabwo nakemera urya munanye ntabwo njya n'iki inzoka n'ubundi yazaga imeze nka so yazagayo noneho ivuga papa we yashaka kuvuga yivanaga mu mwuka w'inzoka ubwo ya nzoka ikaba ari ukimbwira nkumva sinkeneye no kongera kugira icyo nyibaza bya biryo babinzana aho gataye amaraso sinayemera namwe muyirire mbaho inzara iranyica mbaho inzara irankubita ndavuga ati Imana noneho ni urupfu n'urunguru wanteguriye rwo kwicwa n'inzara vema ubwo icyo kivaho haza noneho kuba impumyi burundu ndangije mbikiragi ku rwego rumwe abantu ntari no gushobora no kuvuga ngo nitwa wenda ukanamamagara sinanakwitaba mbikiragi mba nabaye n'impumyi hajyana mbwira Imana mu mutima ngo ariko Mana kuki ubyemeye ko abadayimoni n'umurozi bingiraho uruhare bingana gutyo nkumva afite umubabaro ariko nta kundi hari ibintu bikubaho kumva nta kindi uri bubihindure buriya imbaraga z'Imana zikorera igihe zishakiye cyane iyo zije cyakora zisigaye hari ikintu zikoze ubwo rero nakoze iki nagumye nsengera Imana mu mutima n'abandi bakansengera naga mfite groupe ibana nanjye amanywa na nijoro bahinduranya bamwe bataha abandi barara abandi bakirirwa ubwo bagasenga bakaruha haryama hariye ubwo muri icyo gihe nabaga nabaye ibyo byombi n'umunezero wanjye wabaga warangiye ubwo ndangije nakoze ikireba nasenze Imana noneho nyuma naramenye kuvuga ndabibwira ngo Mana kubera icyo uri Imana y'ingome Imana imeze gutya ibaho wowe utandengera ngo urengere ubuzima bwanjye bubaye gutya basi wibuke ko hari n'abana afite badafite ababareberera ari ngiye muntu wabahagurukiraga nkabagendera none kuki umejeje kuri iki gisasiro cy'imyuka mibi ntabwo ufite imbaraga zo guhangana n'umurozi arekura ubuzima bwanjye ndabibwira ngo uri Imana y'ingome uri Imana itagira neza nubwo wabibeshye wowe ntabwo ushobotse ntabwo ibintu uvuga ubishoboye uri Imana ntazi izina ryayo uyu munsi ndakwanze
ariko urumva ko habaga harimo n'akabazo byose nkabihuriranya ariko nkibuka ko yakabaye yandengera ndangije nkabona wapi bigeze aho ibyo guhuma ibyo kuba ikiragi bivaho ibyo kunanirwa kurya bivaho none batangira kujya bankora ubundi buryo umurozi nabaga ari mu kazi kose kuri abarozi bafite ubushobozi sinababwira ngo nibiyogeze oya hari Imana mu ijuru yiyamamaje ubwabo bashobora kumva ko mvuze ngo bafite ubushobozi nabo barabufite kubera ko babuhabwa na se Satani ariko ntago Satani ajya agamburuza umugambi w'Imana kiriya gihe navuga ngo nari meze nanjye nka Dawidi ndi kugeragerezwa mu busazi nk'uko Dawidi nawe yageragerejwe mu ishyamba akabaho nabi cyangwa akabaho mu buzima atahisemo ariko yari afite icyo azavamo nanjye uyu munsi wa none nicyo rero ndi kurwana nacyo nari mfite icyo ngomba kuzaba hari icyagucurwagamo nari ndi gucurwamo ikindi kintu uyu munsi wa none namaze kubona ko nta bintu bipfa kwizana cyane aka kanwa ndi kuvugisha bivuze ngo ntago nari kugira imbaraga zo kukavugisha ntahuye nayo byari ngombwa ko ngomba gukubitanira n'Imana ndetse na Satani kimwe kikanesha ikindi Imana rero yaranesheje kuko ntago igirwana ngo ure kunesha icyo gihe rero urumva umurozi agira ubundi buryo ahindura kuba ikiragi byavuyeho kuba impumyi byavuyeho kunanirwa kurya byavuyeho ubwo azana guhinduka noneho igikoko nkajya nkumva mu ijwi rivuga ngo wowe ubaye inyamaswa iyi n'iyi ngahita mbayo uwo mwanya yavuga ngo uri inyamaswa y'intare umwanya ngahita ngira ubukana bw'intare ngatangira kwitwara nk'intare n'umuntu uri hafi yanjye nkamukurura neza amubwira ati ndakurya wapfa intare irakuriye ubwo yakizwaga n'iki n'abandi kavuga ati rero ibintu byahindutse musenge mutamwegereye bakandeka hamara undi munsi basimburanwaga bitandukanye ariko burya umuntu y'Imana iri kumucura cyangwa ifite ibindi bintu iri kumwereka biba mu isi y'umwuka ushatse wabimenya wareka akarwana n'icyo gihe icyo gihe ndibuka ko Imana yaje noneho ijwi ritandukanye n'iry'abadayimoni numvaga Imana irambwira ngo hari ibintu bitanu bigiye kukugeraho ngo ariko babifatira amasengesho batafite kurangara ngo nibirangira ibyo ngo nzaba ndimo mu nzira zo kugukiza namwe ati rero hari ibintu Imana yambwiye mwihangane mu byakire mu byumve yambwiye ngo ibintu bitanu bigiye kongeraho mu bibere maso aravuga ngo okay aravuga ese ni ibiki ndabwira ngo hari abadayimoni bagiye kuza hari uwo bita rucantege hari uwo bita rupfu hari n'uwo kuza nkati antegeka kwikata hari n'undi witwa bamwitaga izina rye rindi ndaryibagiwe noneho bambwiye ibintu bitanu bagomba kuzankorera uw'urucantege azajya nkubita inkoni ngwe hasi sinongere kugira imbaraga uwa rupfu nawe azajya aza ahita niga mfu uwo mwanya unteza kwikata azajya mpa imbaraga zo gushakisha icyo ugomba kwikatisha ubwo rero mugerageze mu mbere maso hakozwe iki rero uwo mwanya nkimara kubibabwira natangiranye no kwikata ahangaha ntangira ubwo nta rwembe nari mfite ndabwira ngo ariko ko mfite ikibazo cy'inzara mamubona ngiye ntakeneye kwica inzara mwanshakira urwembe nanjye ngaca inzara bararunguriye ubwo barunguriye niyorose ishuka mba ndatujeho gake bagira ngo ndatuje nyine ubwo uko ndyamye muri yashuka niko ndi kwibazirizamo nkikata mbye amaraso bayabonye nyuma kwishuka babona yishuka yabaye amaraso umwe aranyorosora asanga naho ndyamye habaye amaraso ninde muntu wahaye beti urwembe yarusabye ashaka guca inzara twumvaga yabaye umuzima kimureba ukuntu yigize uwo naciyeho unkata ejo noneho bukeye haje umukobwa nawe kandi nabonaga ari uwo muri famiye yaranyibwiye kuko twagiranaga ibiganiro namwe ngo ngewe napfuye ntabyaye pfa mbabaye iwacu baranyanze mba njyenyine none rero naraburimbutse nta bugingo nabonye nta n'umuntu nzegeramo amahoro nanjye none iswa yakunyubuyeho ubu rero ubwo nakubonye
nawe nzakwica. Nabwo ati ngiye ntabwo uzanyica ntandukanye nawe, wowe ushobora kuba warapfuye wishwe n'ibyaha, ngewe uyu munsi wa none nta byaha rero nibaza mfite byanyicisha. arambwira ngo nta birenze nakoze, ngo nawe nguko rero wibwira ngo ntago bizakunda, ngo nzakwica uzabibona. nagiye kumva kuko numva aranize. akimara kuniga hakozwe ikirere, naratangiye ndapfa nyagupfa, nkajya numva yafashe umuhogo avuga ati nimunkize iki kiganza kiri kuniga. akayambwira ngo nta muntu wakunkiza, ngewe ndi rupfu wemewe. nanjye navuga ngo ntabwo uzanyica uzabibona. uwo mwanya barasenze aragenda. bukeye noneho ibyo nabyo urumva ko byari bivuyeho. hamaze undi munsi wundi ntangirana n'ibintu byo kunanirwa kuba nakicara ahantu hamwe, nkajya nifata nkagurukira muri parafo, nkaba ngiye kuryamayo. bagasenga ndyamye muri parafo umunsi wose, kandi parafo idasakaye ari ibiti bateguye bazayikoreraho. haryamayo umunsi wose bagasengeraho, najya kumva abazimu barandekuye nikubise hasi barandetse. uwundi munsi ntangirana noneho no kumva muri njye nta muntu nkunze. aya mvuga ngo bya byana nabyaye nibyo nshaka ngo nice. akambwira ngo bari abana bawe kuki aba badayimoni babashakisha. arabwira ngo nibo nshaka ko baba igitambo, ngewe ntabwo nshaka gupfa, bari abana bagomba gupfa. wumva gushaka kubagira igitambo cy'ikizi nyine abazimu bo bari barambwira ngo nuduha bari abana, nta nubwo bambwira ngo bari abana, nuduha biriya byana byawe tukabirya twe tuzakurekura. ubwo rero ntangira gushaka buryo ki ngomba kubabahereza, ngahita ncika. nari mfite ukuntu mbabwira ngo ngiye kuri tuwarete, nkahita nsimuka igipangu nkaba ndirukanse. aho bajyaga gukingura ngiye narenze. umunsi umwe ndasimbuka ndirukanka, ngeze mu rugo umwana urumva ko umutoya nyine yari mutoya, burya umwana uko byagenda kose akunda umubyeyi we, atitaye ngo ni umusazi, atitaye ngo ni umukene, atitaye ngo ni iki n'iki, aba agukunda urukundo nyine rw'umubyeyi. ambonye aravuga ngo ye ngo dore mama aje kudusura. avuga ati wacyana we ndaje nkurya ahubwo neza. nahise ko mukurura nakuruye njyana muri tuwarete. ubwo amajwi yarambwira ati mutwohereza hano muri tuwarete ariho tumurira. noneho uko mukuru akambwira ngo mama ngo ntabwo uzi ko ari we wambyaye, ngo wangiriye impuhwe basi ukareka kunyica. abwira ngo ngewe ntabwo nigeze mbyara icyana kimeze nkawe, reka ngo abadayimoni bakurye bakunsabye. umwana nkabona umubabaro mwinshi, nta n'umuntu uri kuza byibuze ngo amukize. akajya ahamagara ngo mwaje mukantabara koko mwabaturanye, ngo ntabwo mubona ko mama aje kunyica. ubwo ntiyabonetse umuntu n'umwe. noneho kubw'amahirwe nimugejeje uruhande rwa tuwarete, numva ni nk'umwuka w'Imana wanjemo. buriya Imana irwana igihe twe tutazi. niyo kumva numva umwuka araje arambwiye ngo rekura uwo mwana. ndavuga ngo wowe bimbwiye irinda, arambwira ngo ndavuze ngo rekura uwo mwana. ndavuga ngo akira we. wa mwana yahise ko murekura, arirukanka. ntiyirukanse ubwo hamaze iyindi minsi nabwo barambwira ati ba bana reka turacyabashaka. noneho ngenda mu mvura ya yindi ikomeye, iranyagira, mbanza nkatira ahantu muri borodire, amazi yari ari kumanuka ari menshi. arambwira ati banza woge, igihe cyose urabaduhera urabaduha, turabizi ko bari bonyine. nahise ko manuka muri ya borodire, nkajya manuka mu mazi akankurubana akanjyana epfo akanjugunya, nkongera ngatambama nkaba ndabyutse, nkongera nkazamuka. noneho murumuna wanjye icyo gihe noneho yari yaraje mu rugo ari kubana nabo. mubona avuye ahantu yari ari kujya ahingira abaturage, avuye guhingira umuntu. icyo gihe n'undi kandi wari ukibona so mu kiganiro? papa hari igihe yancikagaho ntazi, ntabwo muri iyo minsi nari ndi kumubona. noneho murumuna wanjye ndamubaza ngo uvuye, arambwira ati mvuye guhingira kwa runaka, yikoreye udukwi. yabwira ngo turizo nkwireho tuvugane ntazo wikorera, ahita akarirukanka. yirukanse ntiyagiye mu rugo, ahubwo yahise kajya kugama, imvura yari irimbanije. rero nahise mva muri ya mazi, n'ibyo byose ndabihagarika, njya kureba ba bana mu rugo, usanga bavuye no ku ishuri.
noneho umwe umukuru yari afite umutaka, undi nawe ari gucana mu ziko, bari bari gucanira mu ziko, nta buryo bwo kubona amakara byari byararangiye. Ubwo urimo gucana abaye aregutse arambonye, avuga ngo ayiwe ngo dore mama. Noneho we yagiraga n'urukundo cyane, azaje kunsuhuza, urumva ko yari nawe mutoya. Aje kunsuhuza sinamusuhuza, mbona nyine bimuteye umubabaro, aragenda arongera acana mu ziko, ndi nakomeza akingirije nyine hahandi bari gucanira imvura yo kunyagira ibyo batetse. Bamwe ngo ariko mana ajya hararira, kandi yari umugabo yatwaraga moto, ararira arambwira ngo kuki ngo abantu ari abagome, umuntu wakugize gutya wamba bari ukamvugisha na rimwe ukamumbwira ngo nanjye nkamukora ibi yagukoze. yabwa wese ufite ubushobozi bwo kwishyura umuntu, ndigendera hereza babana imboga, nabwa ngo mwakire imboga muteke murige n'ubundi. Ubwo wa murumuna wanjye yahise kazi agera mu rugo, akimbona asubiye inyuma arirukankira n'ubundi. Nahise ko mva hahandi rero ndagenda, ngeze hahandi bansengeraga, urumva ko ariho nasubiye, nabo bagiye kunshaka. Ngerayo nta muntu n'umwe uri mu cyumba cy'amasengesho, ya myenda iri kujojoba amazi, ndicara. Bacyagera bambwira ati gikuremo woge, ndoga birarangira, uwo munsi nawe burarangiye. Noneho nyuma habaho ikintu tangira kunyumvisha ngo twe tugiye kugukoresha mu bundi buryo bunyuranye n'ubwo wakoragamo. Kumbere wabaga ngo tukuyubwira ngo ibintu kabyanga, none ibyo tugiye kukubwira ngo ntabwo uzongera kubyanga, ngo tugiye kugutwara ikintu cyitwa umutima. Ubwo uwo mwanya nararyamye, noneho ndarota ngo ndota ngo ndimo kwahirira nk'ubwatsi, ndangije mbona n'undi muhungu nawe wari uri kubutema, ngiye nkajya mbwikorera. Noneho uwo mwanya ngeze mu nzira bwa bwatsi ndabutura, nanga kongera kubwikorera. Nagiye kubona mbona umuntu antunze icyuma mu mutima, arambwira ngo uwo mutima watuma udusuzugura, ngo ntawe uzongera kubona ukundi, ngo tugiye kujya tukuyobora uko tubishaka. Kuva ubwo aho bambwiraga hose ngo njye naragendaga, ntigeze mvuga ngo ariko ngo kubera iki ngo ibi bintu mubinkoresheje. Uwo mwanya nahise ko mbura umutima neza ku rwego nagezeho no gutekereza izina ryanjye birarangira, ntisingyibuke. Ntumbaze ngo umwana wabyaye yitwa nde, ntumbaze ngo wowe ufite ikihe kibazo, reka mbaho gutyo. Kuko nkimara gukira baje gusengera umutima wanjye barawugaruza, nongera nyine ntangirana n'ubwenge bisanzwe. Ariko icyo bari bakoze mu isi y'umwuka w'abarozi bari bakirangije. Ubwo noneho ntangira gufatwa n'ikintu umunsi umwe ndyamye, umuntu umwe araza arambwira ngo tukujyane ikuzimu, ngo tugiye kuguha ubushobozi bwo kubasha gukora ibyo tukubwiye byose, ngo nta kintu na kimwe uzanga kandi mu byo tuzagusaba. Umwanya nambwira ngo ngiye ntabwo nagerayo, niyo wanyoherezaho ndagarukira mu nzira. Arambwira ngo wowe ufite ubushobozi bwo kwanga icyo tukubwiye, ndababwira ngo yego. Umwanya nagiye kumva numva abadayimoni, buriya abadayimoni batandukanye n'abazimu ku mbaraga bakoreramo bakoresha. Abazimu nibo bakora ku rwego rukomeye. Dayimoni baba bafite umuhindo nyine bakakugabaho ibitero byabo, kumva umwe aguhaye nk'urushyiro rw'amata, undi agukubise mu maso, undi ayoye ubwenge ukumva ubaye nk'ikintu utazi icyo ari cyo, ariko n'utwo dushya nyine bagukorera. Noneho abazimu nagiye kubona, mbona baraje aravuga ngo turavuze ngo nona haguruka aho ngaho. Bavuga ngo simpahaguruka, ngo wishingikirije iki? Bavuga ngo nishingikirije izina rya Yesu ko ritatuye ikuzimu rikorera hehe mu ijuru, ntago najya ikuzimu. Ngo urajyayo ye, ngo turagukoresha mu buryo dushaka, ngo dupfa kuba umutima wawe twaramaze kuwakira. Uwo mwanya nagiye kubona ahantu nari ndyamye, abantu bose bagiye, noneho nta n'umuntu turi kumwe, mbona habaye nk'umwobo. Ubwo nahise ko numva manukiyemo muri wa mwobo, mba niyumvishije nageze ikuzimu. Nkigera ikuzimu, ubwo barambwira ati rero we tugiye kuguha inshingano z'ibyo ugomba kudukorera.
ukigera ikuzimu ndabwira ati ariko se ko ntazanazishobora ngo kuki se utazishobora kandi wageze iwacu ndabwira ngo ke nta kibazo nimumbwire ibyo nshoboye nzabikora barambwira ngo rero turaguha inshingano yo kurangaza abantu mu nzu y'Imana uwo uzajya urangaza ujya unanamudukoreraho kiba ikimenyetso cy'uko umuduhaye ubwo ndababwira ati ariko si ibyo bintu ko numva ari ibintu bigoye ngo ni n'ibintu byoroshye icyo gihe navuyeyo nabemereye ngo nzabikora ndangije hakozwe iki rero haje umuyaga uwo mwanya uranzamura ntibampaye inshingano simbemereye ko nzazikora bukeye njya ku rusengero ahantu nasengeraga nkigerayo baravuga ati beti mwihangane mu murindi ntimutume asohoka tuze kumusengera ugiye mu rusengero kugusha abantu wowe nshaka kujya kugerageza bya bindi bambwiye ariko nareba abantu b'Imana nkumva ndabakunze nkumva mbafitiye impuhwe nyinshi bavuga ngo ha hantu nabonye ukuntu hameze nabi hari ahantu niho nzajyana abantu nkumva ibyo bintu simbikunze noneho harangiye hamaze umwanya muto banyicaza mu bana ariko ababyeyi baterura abana babo kuko kundi baba barambuye umukeka babakuraho sigarayo njyenyine nafashe umuti wa big wose nkubiriza ku ntoki ndawuhuha wose uza ku ntoki zanjye ndawuvuguta ndangije ngusiga mu maso aho ngaho mu rusengero kiri ya mbere bose abari bari imbere barahita barahindukira abandi baraseka icyo si icya mbere mbakoze ariko sinahagurukaho ndi noneho hakajya haza umudayimoni umbwira ngo mukora kuriya nawe ngo ntabwo urabona se ngo atarangaye ariko njye ntabwo nshobora kubaha abantu b'Imana ndababaha gute ko nta muntu naremye mwe mugende mubijyane mba mubashaka ariko ntawe nkoraho icyo gihe nagiye kumva numva bampaye urushyi rwiza amaso barayahumya ubwonko barabuvangavanga noneho mba ndahagurutse bakimara kumvanga mba ngiye kwicara nko ku ntebe ya gatatu hagurutse umuntu nabwira ngo uva muri iyo ntebe nicarire abaremeye arayihagurukamo mba ya ntebe ndicara gato ndongera nyihagararamo hajya avuga ngo mwese ndabasumba bari hano ubwo ni mu rusengero bose ukabivuga bumva bose bumva ubwo ndahagaraye mu ntebe nyine ya plastique tu ubwo pasiteri ahita aravuga ngo ntagira umuntu ngo mu bashinzwe ngo abadiyakoni bashinzwe kureba ibya hano ngo nibafashe beti bamukure mu ntebe atagwa ubwo araza aramanura hano ndavuga ati ntukankinishe ariko ubundi wowe urankura muri iyi ntebe wayinzanyemo ubwo ni mu rusengero indani ndavuga ati nonaha uyu mwanya ndavuze ngo mve imbere ubwo ngize uburakari n'ubugome ngiye kumuha urushyi aba yegeyeyo ushumba aravuga ati mumwihorenze mwikuriremo araza avuga ngo beti ndavuze ngo mu izina rya Yesu umanuka ndamanuka ndicara ubwo abantu bose kandi ninjye barangariye ariko amajwi ari kumbwira ati wabadukoreyeho wabaduhaye vema ko tubashaka ko tubakeneye bari abantu ubona ari indangare mu mutima havuga ngo ariko koko nimbakoraho ko bose ndi bubatange urusengero rurasigarana iki urumva n'ubwenge bw'Imana bwanjemo yego ndangije navuga ati ariko nta muntu ndi bubahe uwo munsi birarangira urumva ko tageti bari bashatse yari igezweho yo nkibikora bose bari kurangirira hehe ikuzimu cyane ubwo ubwa kabiri noneho rero nabwo naraye mu rusengero baba barambwira ati tuje kukujyana tuzakumarana iminsi haza ariko ibintu byo kujya muhora munjyana ikuzimu munjyana kumara iki bambwira ngo tugomba kukujyana turabyemerewe bambwira ati njyewe sinshaka kujya ikuzimu sinshaka no gukorerayo sinshaka no kumenyerana namwe kuki mushaka kumvana ku isi ubundi ngo rega siko yemeye ko ugomba gukorana natwe papa wawe ntabwo umuzi ndabwira ndamuzi ariko papa yarapfuye ntabwo njyewe nkorana n'umuntu wapfuye yego bambwira ati rero wabyanga utabyanga tugomba kubigukoresha tu uwo mwanya bahise ko bongera bagira ute
baba baranjyanye. yego Noneho haje umuyaga. Umuyaga uraza urahorera mwinshi ndawumva mu matwi, numva uranyeganyeje. Wa muyaga niwo nahise ko ngira ute nisangamo, yego bahita ko bampindura n'ubundi bantereka mu nzoka nari mbonye izinsanga. Ya nzoka niyo nahise ko ngenderamo muri uwo mwanya. yego Noneho nisanze ikuzimu ndareba, babanza banjyana ahantu hambere nabonaga bari kubaka. Mbona bari kubaka nk'ibintu etaje, mbega nk'uko bubaka etaje. Nkabona n'abantu birukanka na sima bayizamura ku byano, nkabona baramanuka. Noneho njya hakurya nabwo ndeba ahantu hari ikibaya sinzi uracyumva. yego ndacyumva. Noneho mbona hari urutoki rwiza n'amateke menshi. Nibaza ariko ibintu ntakibona ku isi birya byibera hano ikuzimu. Ndavuga se buriya ni bande babisarura, ariko sinafite umuntu usobanurira. yego Ubwo hahandi nahise ko mpava. Ndebye hakurya mbona y'umudugudu munini, hajya mbona ni amazu agiye apanze. yego Ndibaza ngo ari amazu se buriya atahamo bandi. Buke naho sinabona usobanurira. Ndangije ngaruka inyuma ahantu basudiraga. Aho hantu hose nanahatinze nahise ko mpava, kuko amaso numvaga ari kugenda apfa kubera ibishashi by'uwo muriro byateraga. yego Aho naho mpavuye nahise ko nsubira inyuma, sanga ahandi hantu hari ikimeza n'abantu 5. Abo bantu 5 noneho ijwi ryaho ry'icyo gihe ry'ikuzimu naribajije ndibaza. Noneho haza umuntu arambwira ngo abo bantu 5 ni abapasiteri. Ndamubaza ese abapasiteri nabo bazi ikuzimu? Arambwira ngo yego. Ese ubwo baba baje kumara iki? Ngo baba baje gusaba imbaraga zo gukoresha mu byo bakora. Ahita akomva uruhande arigendera. Noneho nguma hahandi ngiye kubona mbona umupasiteri bari bahagaze ku murongo bafite ibitabo bya registre. Umupasiteri umwe yegereye umwe wari wicaye ku meza. Wari wicaye ku meza aramubaza ngo none ko wiyemeje kuza hano iwacu wazanye iki wowe? Abibaza umupasiteri. Ko twe iyo dushaka gutanga ikintu icyo ari cyo cyose natwe uba ufite icyo ugomba kuduha. Nimba ushaka imbaraga zacu wowe wiyemeje kuduha iki? Aramubwira ati ngewe rero ndashumbye, ndabahereza abanyantege nke bo mu itorero. Amuhereza cya gitabo n'amazina yari arimo. Arareba aramubwira ngo wapa ibi ntago nabiguhera iki imbaraga. Wa wundi aba yegeyeyo. yego Haza undi aramubwira ati rero none se abanyantege nkeya uko nta kintu umuhaye, ngewe ko ari abanyamagambo nzanye, ngewe urampereza. Urabona hari ikintu uri bumpereze mu byo nshaka? Wa undi ariko wari uvuyeho yashakaga imbaraga zo kujya avuga ijambo ngo rigakundwa. Uwo wari ugezweho wa kabiri yaravuze ngo ndashaka kujya ndirimba indirimbo ndirimbye nazo zigakundwa. Noneho nasoma n'ijambo ry'Imana naryo rigakundwa. Nizo mbaraga nshaka. Aramubwira ati rero ngiye nazanye abanyamagambo, ngewe hari icyo uri bumfashe? Aramubwira ati turebe. Namuhaye ya registre. Aramubwira ati urabyemerewe, abantu bazanye barahagije. Aho rero naho nahise mpava. Nkihava nahise ko njya ahantu bagabura. Hari hateretse ariko ntago baba bateretse amasorori nkuko hano dutegura twebwe. Byo byabaga ari firigo. Za firigo ntizigeraho, haje umukobwa uzifungura. Akajya ambwira ngo ibi byose uwemereye kubirya. Ndangije ndabwira ati rero ibi biryo ko mbona bisa n'umwanda wo muri tuwarete ko ntari bubirye. Arambwira ngo urabirya niko mvuze, nta kintu na kimwe uri buhindure. Afungura n'iyindi yari iri haruguru, nayo mbona harimo ibintu bimeze n'amaraso ariko afatanye. Arambwira ngo iriya ni ji nayo wemereye kuyinywa. Nahise ko numva ntangiye kugira isesemi nayimaranye nk'ukwezi navanyeyo. Ntabwo washobora kumpa ibiryo ngo mpfe kubirya uko mbonye, kereka iyo wabaga byibuze wasenze, ariko ya masengesho nayo yo kwikata kabisa. Kuko ngeyo nabaga afite umwanya wo kuba ncitse, nari nemereye kujya kurya ku gasozi, nkaba narisha ibi byatsi, nkaba narya ikijumba kibisi, karoti mbisi, ibintu bibisi. Ubwo ibindi bintu byose mbyitiranya n'iki n'ibyo kurya
ntabwo ibyo kurya bitetse numva ndabyanze mbega ubwo nkiraha ikuzimu rero navuze ati nintemera kurya ntabwo ndi butahe kandi sinahakunze sinahaba yamaye agasahani amazi kukampereza mpereza n'icyo kwariza ndarura ariko uko narura nkajya numva umutima uri kubyimba umutima urabyimba nkajya numva ibyo bintu binteye isesemi nyinshi ariko ngeze aho nariyeho ubwo maze kurya harambwira ngo ubwo umaze kuryaho wemeranyijwe natwe ko nta kudusuzugura guhari ibintu byose nyine twasangiye arambwira ngo wemereye no kunywana natwe arambwira ati nkaba nanywiriye ji y'amaraso njyewe icyo mushaka mukinkorera ndi mu maboko yanyu ariko ntayo ndi bumwe ntabwo nywa ji y'amaraso ndavuga ati nizeye Imana iri bunkura aha hantu ntabwo mwembizeye ko mwahankura n'ubundi kuko mwahanzanye kubw'ubugome bwanyu narabibonye nkivuga gutyo atangira kwiyegererayo nanjye hagiye ngiye kumva numva umuyaga waje wongeye uranzamura mba ngarutse ku isi ubwo ntangira kubwira abacu ibintu nabonye hagati ariko ahantu mvuye noneho abo batumye ntazongera kwiyumvamo ibyo kurya kuko bwarakenda bacika njya kunywa amazi ubwo kunywa amazi asanzwe meza sinari mbyemerewe ese ko njya kwinywera amazi Nyabugogo ndangije mpitira muri puberi y'umukire nari ngezeho ndasimbuka mu gipangu cye ndarya ndangije kurya bya bintu byo muri puberi tugati utuntuza ukuntu kitafata inzira ndataha urumva ko gahunda yabo yari igezweho intangiye noneho nasubiye n'ubundi nabwo undi munsi ku rusengero sohoka ngiye kurisha ntangiye kurisha umudiyakoni abangezeho ntambwira ati nyabune sigaho wirya ibyatsi yabwira ati ndabyemerewe ariko arambwira ngo hoya ubwo ibyo nabyo biba bivuyeho utuntu twabo twabaga ari utuntu tape turangira tumwe tuvaho kubera ko ibyinshi buriya iyo umuntu asenze akavuga ngo nishe umwuka uyu n'uyu uba upfuye ikintu buriya nabwira abarokore basenga nibajya basenga ntibajya bavuga ngo mwambaraga mbimwe ngo turabahamagaye ngo nimuzuye umwanya muzanye n'ibyanyu byose ahubwo bajya bavuga ngo twishe imbaraga zanyu izo arizo zose mukoresha nta n'imwe icitsemo kuko icyo baba batumye cyose uwo munsi ntigisubiraho ngo kizongere gikoreshwe cyangwa iyo bavuze ngo dushubijeho imbaraga zanyu zigende ngo zibamenagura zigenda zikagira icyo zihungabanya kuri uriya murozi wabikoze ariko byanga bikunda yongera akagira uburyo yongera akazambika izindi mbaraga akongera akabikoresha kubera ko biba byamugarukiye ariko bajye babitwika rero kugira ngo bitazongera ngo bigaruke byambitswe izindi mbaraga nabwo bikore muri bwa buryo ibyo byose ngenda mbibona kubera ko iyi Mana buriya ibishaka ko tugenda twiga ibintu byinshi bitandukanye burya ishuri iyo uryinjiyemo uryigiramo ubumenyi cyangwa ukarikuramo ubumenyi nanjye rero hari ubumenyi nagiye nkura mu by'iyi Mana cyangwa se mu byo yashakaga ko menya uyu munsi wa none sinasengera umuntu ngo mufate munige ngo kugira ngo imbaraga mbizi murimo ngo zimuvemo sinanamukora mu jisho ngo ndi gukuramo abadayimoni oya nategeka haba nanategetse nkamusengera mu bumuntu nkamukasuringa muri make nkamuhesha amahoro nkamuhesha ibyiringiro ariko sinamukubita sinagira ubuhe kubera ko hari ibyankoreweho nanjye nzi kandi byagiye bingiraho ingaruka mu gihe runaka ariko birarangira nk'ibiki byagukoreweho bikakugiraho ingaruka hari ikintu umuntu yankoreye umwe waje kunsengera utarabaga muri iyo gurupe yafasha nkubita urushyi ankubise urushyi rwiza inyama yaravuye mu nyitamo igwa mu kanwa icyo gisebe narakirwaye igihe kirekire undi nawe yaramfasha aranyubika nyicara ku maguru n'amaboko byose arabyicarira abandi nabo barafashe barangarika baravuga ngo nimusuke icyayi mu matwi abadayimoni bari muri we bagira ute bahire mu mutwe ibyo byose urumva ko ngewe umunsi wa none nsenga umuntu ndamubungabunga iyo ndi kumwe n'abandi bantu bagashaka no gukora n'ibyo nabwo ati nyabona n'umusigeho uyu ni umubiri abadayimoni bafite ukwabo bameze bari uyu we ni umuntu n'abakize n'ibyari bimurimo ntimwamenya ko byageze bimubamo kuko ibiri muri we ni umuyaga ni n'umwuka ko ari ukuntu ushatse hari n'igihe mwamunigagura
kandi baticaye muri bicaye ku ruhande. Ubwo rero ayo yose n'amashuri twagombaga kubamo cyangwa se nabayemo yakuramo ubundi bumenyi bwo kuba nahagararana n'umuntu ufite ikibazo. Buriya niyo yaba arya cyane namwihanganira, niyo yaba afite ubundi buryo yitwara, kuko ndibuka hari umuntu wese baza banzanira mu rugo ngo musengere, yari umusore ariko afite imbaraga, akajya avuga ngo Bikira Mariya we ngo ngwino ntabare ngo uno muntu ngo ariho b'inyenyeri nyinshi, akarwana ajya kunshwaratura. Ariko icyo gihe navuze ngo imbaraga ziri gukorera muri we zose nizituze, iz'Imana nizigaragara. Uzi ko yahise ko yicara aratuza, ndasenga yicaye, Imana iranamukiza arataha asubira iwabo mu buzima bw'iwabo. Bivuze ngo rero hari ibyo tutagomba kurwana nabyo, ahubwo tugomba gutegeka, kuko twahawe ubutware n'ubushobozi bwo kwica inzoka na sikorupiyo, ibintu byose bikagenda neza kuko tuba tubyizereyemo. Icyo gihe cyose rero urumva nanyuze ahantu henshi, nagombaga kwigira ibintu byinshi bitandukanye. Urumva nari nkiri kuri sizo y'ukuntu najyanwaga ikuzimu, atari uko nabiteguye. Harajya bambwira ati ngo uragaherayo, bajya badutuka hano kunoze ku ma internet baradutuka, ariko ntibari bamenye ibyo barimo. Nibadutuke, turi mu muhamagaro niwe uri kutwemeza. Ibyo twanyuzemo nibyo biri kutunyuza hano nyine, kugira ngo tuvuge imbaraga z'Imana, tuvuge n'imikorere y'abarozi. Aho bari nibajya banabikora boherejeho umuntu imbaraga mbi, bajya bamenya ngo hari ikiri buzihinyuze. Ubwo rero ntacyo bitwaye, ishuri ryose wigiyemo niryo rikwemeza ibyo ugomba gukora. Ubwo narangije nongera nsubizwa ikuzimu, noneho nabwo banshyiriye ngo Satani yari abantumye ngo arashaka kurya ndi muzima. Abadayimoni nibo biyiziye, baravuga ngo databuja, wa muntu wadutumye nguyu turamuzanye. Ngeze ikuzimu nagezeho nanavunaguritse, noneho mwisi bundi hari igihe umuntu yibaza ngo yageze ikuzimu gute. Ntago ngiye nagendaga uyu, bajyana umuntu w'imbere, kuko umuntu w'imbere niwe ukomeye, ni nawe uzabana n'Imana, ni nawe bakoresha, kuko niyo urota nawe ubwawe. Ntago ugenda ngo ujye kureba ibyo warose, ngo warose wenda uri Nyabugogo, ngo uri Nyabugogo n'ubundi aho warose uryamye niho uguma. Bivuze ngo biriya bintu byo mu mwuka w'abarozi rero nabyo bikora mu mwuka, utamenya uburyo ki wabisobanurira abantu, ariko bashatse ababyiyumvishijemo cyangwa abo byagezeho bamenya imbaraga zibikoreramo. Ntago nagendaga wese, bajyanaga ngewe imbere barashogoraga, ni nko gushogoramo umuntu w'umumaro bagasiga iki gipampara. Ubwo rero iyo basigaga iki gipampara, uwo bajyanaga niwe wahuriranaga n'ibibazo, kuko niyo bakoraga ibyo bakoze mu mwuka wabo, n'umubiri hari igihe ubyumva ko hari icyabaye, ariko ntago ari we babajyanye wese, babashitse kimwe muri uwo muntu. Ndangije rero bangejeje Satani, shebuja Satani bari babwiye, barabwira ngo uyu muntu ararura nimumusubizeyo, ntago nkimuriye rwose, nimumusubizeyo, mumusubizeyo mwamukuye. Ntibyumva, ndavuga ngo banza ndi burokoke rwose. Aranyanze Satani koko, nubonaga ari ikigabo kinini cyicaye ukuntu, ariko imbere yaho habaga hari umuriro ukumvura gukurura, ariko ukabona ni nk'urugabo runini rumeze nk'ikirema, ugifite mbega cyicaye mu ntebe imeze nk'iy'abafite ubumuga, neza ari nk'ako biforomye. Ayavuga ati iki kigabo rwose kindiye cyane ahita kimara, ariko avuze ngo nimumusubizeho mwamukuyararura. Nahise mbona abadayimoni barikubise bararakaye nabo, banyuranamo bararakara, kubera nabo muri bo sinzi uko batekerezaga, ariko baravuze ati uyu muntu twamugejeje kuri databuja, none aramwanze, n'ukuntu twagotse kumugeza hano koko. Ariko Imana yari imfiteho iki gahunda yo kundengera uwo munsi. Haje umuyaga n'ubundi uhita unkurayo, ndataha, sinongeye gusubira ikuzimu kundi. Ubwo ntangira kugeragerezwa hehe hano ku isi, kubitana no kuba nirirwa ngenda ndwana, ntangira gukubitana no kumva muri njyewe ibintu byose nta kintu na kimwe ngikunda mu buzima busanzwe.
ndangije ndavuga ngo ariko wite ufite imbaraga mbizi neza ko n'uyu munsi ari wowe uri kundwanira naho nubwo bimeze gutya nta kintu wakora mu bumana bwawe ngo unkize imbaraga y'umwijima uriya murozi urukundo ga ntabwo umushoboye mbona nta kintu bihinduye burya hari isengesho dusenga n'ubundi igihe cy'Imana kitari cyagera ntirihahinduke na kimwe ariko ukaba warisenze nanyije ninginga Imana ndayibwira ngo Mana wakibutse ko ari njyewe uhagarariye urugo rwanjye abana banjye ntabwo uzi ukuntu bamerewe abana banjye bararushye koko nawe urabibona wanduhuye nanjye nkagenda nkabafasha mu buzima busanzwe nk'umubyeyi wababyaye cyangwa nkumva nta kintu na kimwe Imana ihinduye umwaka wa mbere urikubita uwa kabiri uraza ndetse n'uwa gatatu wari ugezemo hagati mu kwezi kwa gatanu nibwo Imana yandengeye ariko amabi yose narayakoze ngaho kwirukanka ngaho kurwana ngaho kugenda ngo ngiye mu ahantu nkareba igitoki ntitaye ngo ni icy'abandi ngagica ariko nkagica nzi ngo nyagishyira abana basi ntunakijyane nagera mu nzira bigahinduka ngahita ngitura aho ngaho niyo mpamvu uzabona umusazi yikoreye ibintu byamuvunnye abyikorera afite ahantu burya bijyanye yagera mu nzira bigahinduka akabisiga akabicumbikishirizaho ukabona arasirikira wenda ugira ngo aragarukana n'abitore ntanabitore nayo cya gitoki byarangiraga ngisize ngatoragura n'ibijumba nkavuga ngo ndabishyira abana burya umubyeyi wese igihe cyose ahangayikira abana sinzi rimwe na rimwe byanzagamo nkumva ndabahangayikiye ubundi nkumva sinkinabakunda ndangije mbwira Imana ngo ubu buzima bwose ndimo uyu murozi niyakunaniye nta kintu na kimwe utashobora ibyo wagiye unkuriraho nibyo byari bikomeye n'icyo gikureho ndakwinginze wa Mana ubwo ngiye kubona umunsi umwe nicaye numva ijwi rirambwiye ngo noneho ni njyewe Mana yagukomerekeje ni nanjye uje kukomora ndavuga ngo haleluya ndavuga ngo wite bishoboka bite ko wanyomora umubabaro mfite ni wowe mvuganye nawe se basi rirongera ryisubiramo burya ijwi ry'Imana ryo riranatuza rizana ituze ryinshi ntabwo rimeze nk'irya demoni baba bavuga bahubagurika ntibagira gahunda ntibagira feri reka baba bakubita ibintu nangije rirongera arambwira ngo ni njye wagukomerekeje ni nanjye uzakomora ndangije ndavuga uzi ko igihe cy'Imana cyageze burya vema Mana wanyomoye kubona koko ibikomere bibaye byinshi urumva nahita ndeba ibyaha ku maboko tuvuga ibi bikomere uzabyomora ese ibyo ku mutima byo basi uzabyomora ndavuga Mana ariko ntago uzi umubabaro ufite ibyo birarangira noneho ndi kugenda ngera ku musozo ndangije mfatwa n'ikintu cyitwa amarira hari umunsi wose hari nahora nkibuka ubuzima nabayemo nkibuka ubw'abarozi bangejejemo nkibuka ukuntu isi nyanitse nkibuka ukuntu Imana itankunda nkareba ukuntu abana banjye negeze ngiye kubareba noneho ncitse ari nimugoroba usanga batetse ibishyimbo n'isombe murumuna wanjye arambwira ngo ariko se ngo amafaranga wacuruzaga ngo yose warayarangije watuguriye n'umunyu basi n'amavuta kubona nta kintu dufite ibaze kubaza umusazi ibyo ngibyo ndangije mu nzu nari narasize amafaranga ubwenge buraza andi mbere nari naracagaguyemo ibice njya ntanga ibice by'inoti ayandi nyajugunya muri tuwalete waracagaguye ukajya utanga ibice wowe numva nikundiye yaza nko kunsengera nkamubwira ati reka nguhe ubufasha ugafata inoti ukayicamo ukamuha naziciriyemo icyarimwe kugira ngo hatazagira umuntu wibeshya kuntwarira amafaranga yose uwo nzanshaka ari we nzayampa igice yagira amahirwe namuha ibice bibiri yabihuza agasanga bihuye ambwiye gutyo ninjiye mu nzu noneho muhereza amafaranga sinzi umubare wayo namuhaye arambwira ngo urakoze yahise ko agenda nahagarutse n'ubundi igihe cy'Imana nikigera bizarangira ko nanjye byararangiye kuvuga Imana ndi muzima nta kibazo mfite izo ntambara zose zararangiye ndamahoro yego urakoze cyane reka tugushimire dushimire abadukurikiye tuzakomeza ikindi gice ubutaha murakoze cyane watanga nimero yawe ko hari umuntu ushaka kukuvugisha
nawe wugarijwe n'iyo myuka mibi muri ino minsi cyangwa se ufite wugarijwe n'iyo myuka mibi mushobora gusengana nta kibazo. Nimero yanjye ni 078 6 4 305. wayisubiramo 078 6 111 305. yego murakoze cyane. Yego ariko narangiza nanasenga. nta kibazo. Mana turagushimiye, tugushimiye kuri mwiza kandi ushoboye byose. Ntambara ni nyinshi ariko ujya uzirwana, n'abandi bose bakiri mu ntambara mu bibazo bahindurira uburyo, kuko narakubonye Mana. Nushimwe rero kubw'uyu mwanya wahagaranye natwe ukadushyigikira, izina ryawe rikavugwa hafi na kure. Nyemerera uryubakeho kandi urikomeze, amatwi ya benshi azaryumve kandi azariha agaciro. Nyemerera abo gukira ubakize, Uwiteka, kuko nanjye narakubonye unkiza. Izina ryawe rero niryubahwe kandi rishimirwe ibihe n'ibihe. Urakabyara kudushoboje kandi kudushyigikiye. Komeza uwubahwe muri byose, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.